Ubwo nyuma y'amezi 5 Mutima yari agitegereje igitangaza cyo kurekurwa. Yari yarafashe umwanzuro ko nibamurekura azajya kwa nyina wabo, nubwo nawe ntako yari ameze. Ati nibura ni mama wacu ava inda imwe na mama, ntazananirwa kunyihanganira igihe gitoya ngo manze nisuganye. Nuko ubwo bari bavuye kwiga bagiye gufata amafunguro, yumvise ubashinzwe amuhamagara ati Mutima, subira aho urara ufate ibyawe byose kuko ugiye gutaha wagizwe umwere. Mutima yabuze aho akwirwa, arasimbagurika apfukama hasi azamura amaboko aravuga ati ndagushima Mana yanjye ko ujya urengera abatagira epfo na ruguru. Nanjye Mutima mbonye ineza yawe uyu munsi. Ubwo abana benshi bari bamuzengurutse bareba ibyo arimo, nuko ubwo batangira kurira bamuhobera bavuga bati tuzagukumbura Mutima, abandi bati turagukunda uri umwana mwiza. Mutima nawe ati muhumure, Imana irengeye Mutima namwe izabarengera, nzajya mbasabira. Mu by'ukuri Mutima nubwo ari mutoya ariko mu mikorere no mu mivugire ye yahigaga benshi. Ubwo Mutima yateye intambwe aragenda, agasubiza amaso inyuma akabareba akabapepera, nabo bakamupepera arinda arenga. Aragenda afata utwenda tw'abandi bana bari baramuhaye kuko we utwe yari yaradusize kwa Pierre kandi ntawe yagiraga umusura. Nuko apakira utwenda twe mu gakaratasi araduterura arasohoka, yerekeza ku biro by'umuyobozi mukuru. Akigera imbere y'umuryango yumva umuntu amutsitayeho, utwenda twe turanyanyagira, yumva akajwi kamubwira ati I'm so sorry. Mutima mu gukebuka asangana umukobwa mwiza w'uruhu rwera ufite imisatsi myiza miremire. Ngari ubwa mbere yahuye n'umuntu nk'uwo, ariko yibutse ibintu yamubwiye, yibuka ko mu ishuri bababwiye ko iyo umuntu uvuze I'm sorry aba akubwiye ngo mbabarira. Nuko aravuga ati disi umunyamahanga afite umutima mwiza. Arunama atoragura utwenda twe, arebye abona wa muntu umutsitayeho yinjiye mu biro by'umukuru wabo. Nuko aravuga ati si ubu koko ndajyamo harimo undi muntu? Ati reka nicara ahangaha mbategereze basoze. Nuko ubwo Mutima yicara aho hanze arabategereza. Mu biro naho wa munyamahanga aratangira aganira n'umuyobozi. Bagiye gusoza, umuyobozi ahamagara Mutima ati Mutima injira. Umuyobozi ati Mutima ni byiza ko utashye kandi rwose wabaye umwana w'intangarugero muri iki kigo. Nubwo wabeshyewe ugapfusha mama wawe ariko ntiwatakaje indangagaciro, wakomeje kuba umukobwa ufite icyerekezo n'intego. Niyo mpamvu rero uyu munsi nagira ngo nguhuze n'uyu muntu ureba. Uyu muntu yitwa Scovia Carson, aturuka muri Canada. Ahagarariye umuryango wita ku bana bacikirije ishuri bakisanga mu byaha bakajyanwa kugororwa, kugira ngo nyuma yo gusohoka basoje ibihano byabo cyangwa bagizwe abere bongere bahabwe icyizere cyo gukomeza ubuzima busanzwe. Uyu muryango umaze igihe gito ukorera mu Rwanda ndetse wowe uri mu ba mbere bagiye gufashwa. Nuko rero agiye kukujyana aho abandi bakorana bari, muganire n'abandi babafasha kugira ngo barebe ikintu bashobora kugufasha. Mutima yahise atimbukira umuyobozi we aramuhobera, aramubwira ati ndagushimira ko umfashije bikomeye gutya, kandi umunsi umwe nzakwereka ko utakoreye ubusa. Arangije ahindukirira Scovia mu Kongereza gakeya yari azi, aramubwira ati thank you. Nuko asezera umuyobozi arasohoka, asohokana na Scovia binjira mu modoka baragenda. Scovia yaramubajije ati how are you Mutima? Mutima aramubwira ati I'm fine. Niryo jambo bavuganye gusa kuko Scovia ntiyari azi Ikinyarwanda, ari na Mutima nawe ntiyari azi Icyongereza ku buryo bavugana ibirenze ibyo. Bamaze nko kugenda metero 300, imbere yabo haturutse imodoka yiruka cyane ku buryo bukomeye. Yashakaga guca ku yindi modoka yari iri imbere, nuko irazi kubita imodoka ya Scovia na Mutima barimo irikaraga ku buryo budasanzwe. Urusaku rurirenga, induru iba nyinshi. Ayiwe, ibi ni ibiki se bibaye Mana yanjye? Ntuzacikwe na episode ya 8.